Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu mu duce dutandukanye abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru by'umwihariko umujyi wa Kigali amahoro Imana nabane namwe. Uyu munsi wa none tugize gutya drivinga twisanga muri Kigali ahangaha duherereye ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe ahantu bita Rubirizi ni kuri Shalom Garden. Tumaze iminsi tubabwira yuko dufite ubukwe mwagiye mubibona kuri platform zacu zitandukanye ndetse no mu nkuru ibanziriza uyu munsi ndi gukoraho hari nk'umwe mwabonye umukobwa utuje dojezi mwakunze nka Badine avuga ngo Ketchup ushaka umugabo, Nyabitanga ashaka umugabo, Afi ashaka umugabo uve muri single dore nanjye nafashe umwanzuro wo kuva mu ngaragu. Uwo nta wundi utwerekeje hano ni Utuje Dojezi icyamamare umukinnyi wa filme mwamumenye muri filme Darkness of Christmas mumumenya muri filme Ikiriho cy'urukundo. Uyu munsi wa none aha twerekeje tuhazanwe nande tuje gukora iki? Tuzanwe na Hirwa Jules tukazanwa na Utuje Dojezi. Ni bantu ki uyu munsi wa none bafashe icyemezo cyo kubana? Ese kuki bahisemo kubana uyu munsi wa none? Bari bamaranye igihe kingana iki mu rukundo? Nuko by'ibyamamare rero umaze iminsi mubona ibyamamare bimwe na bimwe bigenda bizana abagore abandi bagashaka, ariko by'umwihariko muri sinema nyarwanda bibaho gakeya, bibaho gake ko twumva abantu bakora umwuga wa sinema cyangwa se bakina sinema nyarwanda tukumva ngo bashatse iki abagabo abandi bashatse abagore. Aha nanjye manje kubasuhuza aho muri hose muherereye mu Rwanda rwose ndabizi mukunda kudukurikira kuri Iris TV Rwanda. Icyo nakubwira kora subscribe niba utari wayikora kugira ngo ibyiza tubagezaho bitazajya bigucika, ari filime ari biganiro byose kuri Iris TV tubereyeho kuba neza. Reka nkorere mu ngata Mr. Gugu wari watumanje introduction kuri iki kiganiro tugiye kwagezaho. Aha wari umunsi udasanzwe nkuko mubibona, uruhurirane rw'amamodoka menshi yari yahuriye hano kuri Shalom Garden, abantu bacicikana kuri iyo sare nkuko namwe mugenda mubibona. Ushobora kwibaza ngo ese hari habaye iki nkuko Mr. Google yagiye bigarukaho, ariko nanjye ngiye kubibabwira neza mu magambo arambuye. Reka dushimire Mr. Google watwinjije muri iyi nkuru neza. Ariko mumanze munyemerere tumanze tumenye ubundi aba bombi Hirwa Jules na Utuje Justine ni bantu ki. Ariko reka ngende mbacira ku mayange ngenda mbagezaho amavuko yabo. Ubu rero reka tuvuge kuri Utuje Justine. Reka mbabwire ko ari icyamamare gikina filime zikomeye hano mu Rwanda. Reka tuvuge imwe muri zo akina hari yitwa Ikiriho cy'urukundo, ikaba igaragara kuri Iris TV Rwanda. Hari nindi dutegereje ko irasohoka vuba muri uku kwezi kwa 12 kandi nizeye ko mwese muyitegereje muri benshi, ikaba yitwa Darkness of Christmas. Nizere ko nta muntu uzacikanwa nayo. Utuje rwose Utuje Justine yavutse ku itariki ya 24 z'ukwa 10 1997, bivuze ko afite imyaka 24. Akaba yaravukiye i Masaka ariko famiye ye ubu ikaba ituye Rwamagana. Ubu rero akaba agiye gutura muri Kigali kuko ariho umugabo we atuye, kandi bakaba bariyemeje kubana nk'umugore n'umugabo nkuko byaciye mu mategeko ndetse n'imbere y'Imana bakaba barahacanye umucyo. Utuje Justine nanone ni bucura iwabo, bivuze ko ari umwana wa nyuma mu bana 8 wabo babyaye, abakobwa 6 n'abahungu 2, ariko ubu ngubu hakaba hari abana 7 ndetse niwe wari usigaye mu rugo, akaba nawe yabonye uwe ariwe witwa Hirwa Jules. Nanone reka tuvuge kuri Hirwa Jules. Ni muntu ki? Ni umugabo uhamye, ni umusore w'intarumikwa, akaba we ari imfura mu bana biwabo. Bivuze iki? Imfura na bucura bagiye gushinga urugo babane akaramata. Urumva ni ibintu byiza cyane by'agatangaza aho imfura na bucura bagiye kubana, nta muntu utabikunda. Hirwa Jules yabonye izuba tariki ya 27 z'ukwa 7 1990.
numva ko kuri ubu afite imyaka 31 ishyira 32, kuko ejo bundi nkuko mubizi umwaka twawinjiyemo ejo bundi turaba tugeze mu kwa mbere kuwundi mwaka 2022. urumva ko bombi hagati yabo hari ikinyuranyo cy'imyaka 7. Alright, twe rero nk'inkwakuzi twamanje tugera muri sale tureba uko ibintu bigiye byifashe, uko sale imeze n'ubunini bwayo uko bungana, ariko nimvuga sale buri wese ashobora kureba akabona ntabwo ari sale. Reka mvuge ko ari amatente, abenshi tukunze kuyita amatente kuko ari ibintu bikozwe mu mahema abantu badakunze kumenyeraho ku izina rya sale, ariko ni amatente meza cyane yubatse ku buryo bwiza cyane, ndetse imbere hateguye neza cyane nkuko mubibona. yari itatsemo indabyo nyinshi kandi nziza cyane n'amatara amyasa ku buryo buhimbaje, ku buryo uwagezemo wese yavuze rwose aha hantu ni ahantu heza cyane hagomba kubera ubukwe bw'ibikomangoma. Reka mbyite ibikomangoma, imfura na bucura bashyingirana n'ibikomangoma. Noneho reka mbereke ahantu hadasanzwe imbere. Aha ni ibyicaro by'abageni, intebe zimeze nk'izi bwami nyine namwe murabibona, nayo matara atanga urumuri rudasanzwe nkuko mukunda kubibona mu bitaramo bigiye bitandukanye bibera hano mu Rwanda. Ndetse ayo matara bayazanye mu kirori cy'umwamikazi Utuje Justine, umukinnyi wa filime abenshi bakunze kwita Badine. Si ibyo byicaro gusa byari bihari, ahubwo reka tubereke n'ibyicaro byari bibagaragiye. Usanga ari amatable ateguye ku buryo bwiza cyane, ndetse yaranje ku buryo bwiza cyane, mbese ateguye neza ku buryo buri wese yavugaga aha hano nshyizeho akadomo. Ayo matable yarariho indabyo nkuko mubibona, icyo kunywa gihagije, mbese ni ubukwe bwa Maricyaka. Reka bari ko mbwita ni ubukwe bwa Maricyaka, kuko buri table yariteguyeho icyo kunywa kandi gihagije nkuko namwe mubibona. Nkuko mwagiye mubibona mu mashusho yamanje, ubukwe bwari bwatashywe n'abantu benshi baturutse imihanda yose, ari abaturutse mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, urengero bwaryo, ariko by'umwihariko abagutashye cyane ni abantu bari batuye mu mujyi wa Kigali, kandi murabona ko ari benshi. Tuvuge ko Hirwa Jules na Utuje Justine bari bafite inshuti nyinshi. Utuje Justine, Hirwa Jules, Justine, Jules. Urumva ni ibintu ni amazina agiye ahuriranye. Byari ibintu byiza cyane. Ubundi ibirori byatangiye batanga inkwano, ishimwe ry'ababyeyi ku bareze Justine neza mu kinyabupfura ndetse no kumukundisha Imana n'abantu. Justine ni umuntu usabana nkuko ababanye nawe bamuzi, ndetse ibyo ngibyo akaba bikomora ku muryango wa mureze. Nishimwe ry'ababyeyi Jules yahaye umuryango wa Justine kugira ngo abereke ko bareze neza, agiye gukomereza kuho bagejeje, maze nawe akomeze amufate neza. Bikirangira basohotse bajya kwitegura ngo berekeze ku rusengero, dore ko ari n'abakatolike. Ibyo bemereye imbere y'amategeko, imbere y'ababyeyi barabibereka, nabo barabyemeza, ariko hari ikiruta byose imbere y'Imana. Imana igatera kashe, igaha umugisha urugo rwabo. Bagiye kwitegura rero kugira ngo berekeze aho barabyemereza imbere y'Imana. Imana iti mbahaye umugisha, nteyeho kashe, ndabyemeje. Nkuko rero mubizi, abasore mu kwambara ntabwo bajya batinzamo. Hirwa Jules nyuma y'iminota mikeya yari yasoje kwambara neza, yambaye ikoti ryiza cyane rifite shanete imanutse, agakweto keza, mbese sinzi uko nabivuga kuko namwe uko mubibona yari yaberewe neza cyane. Agisoza kwambara yagiye afata amafoto n'abasore bari bamwambariye n'abakobwa bandi asize kuko we yari yarahisemo inkweto imukwiriye Justine, ndetse itazigera imujabuka mu kirenge. Nyuma basoje kwifotoza,
yaje kujya kureba umugeni we wa wundi bamwemereye ndetse yatanze n'inkwano, aramusuhuza baca akabugi. Umubyeyi abazanira amata nk'uko bisanzwe mu muco nyarwanda, Hirwa acisha inkongoro mu gatimba aramusoma, na Justine abimukorera atyo, afata inkongora asomya Jules. Basoje gusoma kuri aya mata nk'uko bisanzwe mu muco nyarwanda, inkongoro bayisubiza uwo mubyeyi wari wambaye neza uberewe. Noneho bo barasohoka ngo berekeze ku rusengero kugira ngo bya bindi bemeje imbere y'amategeko n'ababyeyi babibemereye babyemeze n'imbere y'Imana, nuko nabo ibaha umugisha. Hari ibyamamare byari byitabiriye ibi birori bya Utuje Justine na Hirwa Jules nk'uko twagiye tubibona. Uyu mubona ni icyamamare kizwi cyane hano mu Rwanda, muramubona mu mwambaro mwiza utukura, indeshyo niyo, ingano niyo, aho yari yaherekeje Utuje Justine kugira ngo nawe abashe kubona ibyiza Justine amurushije, ndetse nyuma nawe akazatera ikirenge muke nawe akaba yashinga urwe. Uyu akaba yitwa Nyabitanga, muzi cyane muri Zubi Comedy. Zubi Comedy ni comedy ibica bigacika kuri YouTube, ndetse uyu mukobwa niyo akinamo mu muzi cyane nka Nyabitanga. Ibindi byamamare byari byabashije kwitabira ibirori bya Utuje Justine ni uwitwa Murekatete Ines, muzi nka Goreti mu Kiriyo cy'urukundo. Ikiriyo cy'urukundo murabizi cyaramenyekanye cyane aho mukunda kugikurikira kuri Iris TV Rwanda, ndetse hakaba na mugenzi we witwa Umutoni Yvonne uzwi nka Afia, nawe akaba akina mu Kiriyo cy'urukundo. Ikiriyo cy'urukundo kirazwi mu Rwanda, ni filime nziza ndetse ifite abakinnyi bagiye bakomeye cyane. Ibyabereye mu rusengero byareshya n'ihirwe, aho padiri yafashije aba bageni ndetse aranabasezeranya bemera kubana akaramata imbere y'Imana, ndetse n'Imana ibaha umugisha, iha umugisha urugo rwabo rushya, ndetse n'ibyabo byose, n'ibyo batunze byose ibaha umugisha. Iti muzabyare mwororoke, muzabyare hungu na kobwa. Bakiva mu rusengero baje mu nkimbagiro nziza cyane. Utuje Justine aho yari yambaye agatimba kamubereye neza cyane, aho yarafashe Jules akaboko na Jules amufashije amakanzu. Byari ibintu byiza cyane bihimbaje, kuko warebaga mu maso yabo ukabona urukundo utigeze kubona ahandi. N'abantu nafatiye urugero kuko urukundo rwabo rurahambaye nk'uko byagaragaraga mu maso yabo, ndetse n'ukuntu bitwaraga. Bakinjira muri sale binjiriye mu muziki mwiza uhimbaje, bambariye Justine na Jules barabyina karahava, ndetse ukuntu babyinaga wabonaga ari ibintu byahimbaje abantu bari bitabiriye ubukwe. Abicaye hakurya hino hirya bashishikajwe no kureba ukuntu abo basore n'inkumi barimo kubyina mu mwambaro, aho abasore bari bambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, ndetse n'abakobwa bari bambariye ku ruhande rw'umugeni bari bambaye amakanzu atukura, ndetse iyo urebye ukabona bose bari muri tayi imwe, bose bari abantu babyibushye reka mvuge ko ari abantu ubona ko batubutse. Icyatangaje abantu benshi cyane, cyabatangaje bakanatangara, ni bande nziza cyane yari yitabiriye ubu bukwe. Yari ifite ibicurangisho byose bishoboka, amagitari, amadrum, amapiano, amamicrophone, aho ijwi ryasohokaga rimeze neza cyane. Abantu barabyina barizihirwa, ugasanga umuziki barimo kuririmba ndetse n'indirimbo barimo kuririmba ziri gukora ku mitima y'abari bitabiriye ibi birori. Bakimara kwizihirwa mu kwinjira mu muziki ndetse no kubyina kakahava, bamwe bihanagura ibyuya,
hamanje isengesho niryo ryatwinjije mu muhango nyakuri wa reception. Justine yateye igisingiza abantu bagafashwa nkuko byagaragaraga mu maso yabo. Justine yateruye igisingiza arasingiza Imana. Abari bitabiriye bumva bibakoza ahantu, bamwe batangira kugaragaza amarangamutima ndetse wabonaga ko n'umugabo we Hirwa Jules byamurenze. Mwere muntu agatangara natwe nyagasani. Ibyo bisingizo biherekejwe n'indirimbo nziza zihimbaza Imana. Murakoze cyane ko Dr. Emmanuel, murakoze. Ndagira ngo noneho protocole mudufashe abasore bizi mumwe babone ibyicaro, ubundi bari namare mumfashe Jules na Justine baze kugera mu byicaro byabo, ubundi igitaramo noneho gitangire. Buriya gutarama ntako bisa, gutarama bijyana no gushima bikajyana no kunezerwa bikavamo ibyishimo n'umugisha. Ibyo byose bacu birahari. Data rero n'ubundi igitaramo tukikirimo, ibyo mvuga byo kwishima no kunezerwa n'ubundi kose, kugira ngo byatangiye abangana nanjye binezeza rwose babyina, abajya bwabona gukubura urukweto buri muntu wese mu cyiciro cye. Ndagira ngo uze kuza kudufasha, tuze kubaha umwanya mutwakire umubyeyi nawe aze kuza kwisanzura, noneho igitaramo tuze kujyana mu njyana imwe, twese tuze kubyina injyana imwe, umudeho umwe, nitubwira uko dukoma amashyi aze kugira ukajyana n'injyana twumva n'ibyo tubyina n'ibindi byose. Mubyeyi bahaye ikaze mu gitaramo. Murakoze cyane muvandimwe Epimake, mwongeye kwirirwa. Biriwe neza. Bakubwiye ibyishimo mfite byo kongera kukubona. Nyuma abasaza baje kuganira, batumiye umusogongezi wakamejeje, bamuzana afite ikibindi gitwajwe n'abakobwa beza cyane, bari bambaye imyambaro myiza cyane, ubona ko ari abakobwa bashobora kuguha inzoga ikaryoha. Icyo kibindi uwo musogongezi yaje kugifungura, agifungura yitonze, nuko ashyirira icyo kunywa abasaza mu turahuri, baranywa barazihirwa. Ubwo rero ibirori byari bitangiye aho ku ruhande rwa Justine bavuze ko rwabazaniye umugeni babasabye, ndetse no ku ruhande rwa Jules bavuga ko bakiriye umugeni kandi babonye kariwe. Ibyo byemejwe na Jules ubwe, aho yavuze ati uyu niwe nabasabye, niwe Imana yandemeye, uyu niwe rubavu rwanjye. Byari ibintu byiza cyane kandi byari ibintu bishimishije cyane. Ndabivuga gutya mukumva ndishimye, ariko mwe mutahabanye rwose nababwira ko byari byiza cyane. Justine na Jules bahagurutse nabo kuko abasaza bari bamaze gufungura ikibindi, bati namwe mutwereke uko muzajya musangira. Jules asomya Justine na Justine asomya Jules. Ubwo ibirori bikaba birafunguwe ku mugaragaro. Marene wa Justine na pare wa Jules nabo bahagurutse bati reka tutange cheers kugira ngo ibintu bibe wane. Bahagurutse batanga cheers. Abafotografe bari bakamejeje nabo barafotora amafoto meza cyane, kuko nanjye ko nabibonaga byari ibintu byiza cyane kandi bihimbaje. Nuko bafata amafoto, barangije gutanga cheers bongera baricara. Ubwo ibirori biba birafunguwe ku mugaragaro, abanywa baranywa barizihirwa, ibirori birafungurwa, bararya barizihirwa. Ubona ko ari ikirori cyari kimeze neza cyane,
kandi cyari gifunguye ku bintu byose, ari inzoga zihari, ari ibiryo bihari, abishima barishima. Ikirori kiza gusozwa n'ishya n'ihirwe, byose byagenze neza cyane. Ubukwe natashye nabonye ko mu bukwe bwa Jules na Justine ari ubukwe bwari bwiza cyane, ndetse wabonaga ibintu biteguye ku murongo. Nakomeza mbashimira njyewe wabakurikiranye ubu bukwe. Nitwa Roger, ndetse nizeye ko muzakomeza gukurikira iRiss TV Rwanda mu bintu byose igenda ibagezaho. Stay tuned on iRiss TV Rwanda.